I have to get on this video, Ashton Hall. How many followers do you have? Yes, likes, views, likes on this video. How many likes? You're going viral. You're doing your thing. So when you officially asked him, this is... Urugendo rwa Ashton Hall mu Rwanda rwasize ibintu byinshi abantu baganiriyeho. Hari abishimiye uburyo yakiriwe, hari abakunze amashusho yafashwe, hari n'ikindi kintu cyagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ni uburyo bamwe mu bakora ibikubiyemo content creation bahagowe no kuganira nawe mu Cyongereza. Aya mashusho yakwirakwiye cyane maze abantu batangira gutanga ibitekerezo bitandukanye. Hari abavuze ko byari ibintu bisanzwe, hari n'abandi babonye ko ari isomo rikomeye ku rubyiruko rwifuza gukorera ku rwego mpuzamahanga. Mu bitekerezo byasakaye ku mbuga nkoranyambaga hari abanditse bati ni ukuri ururimi rwitabweho ko rukomeje gusebya aba bana, n'abandi bati twizere ko Minisiteri y'Ubuzima yabonye aho ikwiye gushyira imbaraga. Nubwo aya magambo ashobora gukarishya ikibazo, agaragaza ikintu kimwe. Say amen. Just all of you say amen. Say. Abantu benshi batangiye kubona ko ururimi mpuzamahanga rutakiri amahitamo, ahubwo ari igikoresho gikomeye ku muntu ushaka kugera kure. Ese ushobora kwibaza, impano yonyine sirahagije? Uyu munsi ushobora gukora amashusho meza, ugafata amafoto meza, ugakora ibiganiro bikurikirwa n'ibihumbi. Ariko se bigenda bite iyo uhuye n'umuntu ukomoka mu kindi gihugu ushaka kuganira nawe? Niho benshi bavuga ko ikibazo gitangirira. Ntabwo ari uko umuntu agomba kuvuga Icyongereza nk'umwene gihugu w'Ubwongereza cyangwa Amerika, oya. Ariko nibura kuba wabasha kuganira, gusobanura ibitekerezo byawe no kwakira amahirwe bikugana ni kimwe mu bintu bishobora guhindura ubuzima bwawe. Isi ntikigira imipaka. Uyu munsi video imwe ushobora kuyishyira kuri TikTok cyangwa Instagram ikarebwa n'abantu bo muri Amerika, Ubwongereza, Nigeria, Kenya cyangwa Brazil. Iyo amahirwe aje ntabanza kubaza niba wari witeguye. Bati se Kongereza urabona utabanzwe akigahora? Oya, ntabwo ari uko bigenda. Niyo mpamvu abahanga bavuga ko kwiga ururimi mpuzamahanga ari kimwe mu ishoramari rikomeye urubyiruko rwakora. Kuba icyamamare si ugukundwa mu Rwanda gusa. Hari igihe abantu bibwira ko kuba bafite abafollower benshi bihagije, nyamara iyo ushaka gukorana n'ibyamamare byo hanze, kujya mu nama mpuzamahanga, kwakira ibiganiro cyangwa gusinya amasezerano n'ibigo bikomeye, ubushobozi bwo kuvugana n'abandi buba ari ingenzi. Niyo mpamvu benshi babonye uruzinduko rwa Ashton Hall nk'ikizamini kitari giteganyijwe. Rwerekanye ko hari impano nyinshi mu Rwanda, ariko nanone hari icyo rwerekanye. Isomo ku rubyiruko rero, niba inzozi zawe ari ukuba umuhanzi ukomeye, umunyamakuru, umunyamideli, umunyabugeni cyangwa content creator uzwi ku isi, ugomba gutegura uburyo uzavugana n'iyo si. Ururimi si rwo rutuma ugira impano, ariko rushobora kugufasha kwigeza kure. Kwiga Icyongereza, Igifaransa cyangwa izindi ndimi mpuzamahanga ntibivuze kwirengagiza Ikinyarwanda. Birumvikana, ahubwo ni ukwagura amahirwe yawe. Urugendo rwa Ashton Hall rushobora kwibagirana mu minsi iri imbere, ariko isomo rwasigiye urubyiruko rishobora kumara imyaka. Ni isi ihanganye cyane nk'iyo uyu munsi, impano ni ingenzi, ariko imana ifite ubushobozi bwo kuvugana n'isi yose, iba ifite amahirwe menshi kugera kure. Ikibazo gisigaye ni kimwe: ese urubyiruko rw'u Rwanda rurimo kwitegura isoko mpuzamahanga cyangwa rurakibanda gusa ku gukundwa imbere mu gihugu? Ese byo bisaba iki? Tubwire ubitekerezo iki muri comment. Iyi ni The News Jam.